nabashije kuvugana na Janvier wamugezeho wa Inyarwanda wenda cita yongera ngo bavuganye kuyakure ntago babonanye ariko Janvier baribonaniye gushinyagura nibi mu mateka yawe pizo ibintu byose uzabikora ariko ntuzashinyagura mariage civile akenshi niyo donc ni yemewe n'amategeko nyine ni ukuvuga ngo itabaye biroroshye ninde wanze mariage civile hagati ya Bijoux na Lionel yewe reka nkubwire na Bijoux n'ubu ngubu niba bakuri iki kiganiro abimenye simuvugaho ndi mu bamurwaye sindi no muvugaho wenda ndi mu bamushyigikiye icya mbere nabonye hari abantu bantutse cyane uri nitwe tubyimenyera hari abagiye bambwira wowe n'ubundi ni umunyamategeko ntibivuga ko Bijoux yasubije urufunguzo rw'inzu nyine yari Lionel yamukodeshereje Oh yeah, kasi episode niko nitwa Reka nizere ko umeze neza cyane uko ikiganiro bya Max TV aho waba uherereye hose hirya no kwisi. Reka nizere ko umeze neza, mutameze neza nkwifurije kwihangana no gukomera muze kumva ibitekerezo ariko kandi wakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu buryo bukore. Hari ibintu ndi kubategurira bigomba kubageraho vuba cyane kugira ngo nyine utazacikanwa cyangwa se bitazakugeraho mu banyuma. Wakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu n'ibindi bintu nabyo bibagereho neza cyane. Ku bantu bari hano mu Rwanda, bari hanze y'imbizi z'u Rwanda mu bihugu bitandukanye, mwese turabakunda kandi cyane. Sha buryo unywa fanta ndumiwe. Wigishije nkana oya ngewe tugeze hano ravuga ngo mu bintu byose biri hano mu mesitro nabane wenda nuko hari abantu ne bagenda risubira ni ibiciro bya bani akantu bitewe n'ibiciro by'ahantu ariko yewe nkunda ubundi nkunda panashe kabisa nakanyobwa hano yahabuze se oya ntako nta munsi nta ndi muri mood ya citro reka turi mu mpeshyi bro urajya gufatanya izuba na rukoro ngewe ntaho nyihejwe agasembuye igihe cyanyacyo ndakanywa rwose atazagira umuntu uzivuga ngo jarasi aza kwiyorobeka muri kamera ngo yigize umuroya ndatamira ariko ntabwo naza gutamirira mu bintu muri condition nk'izi z'akazi kubera igize oya uvuga ibintu wasinda biteze biragenda narinda amakuru se kuri Max amakuru kuri Max sugira ntituraho warambwiye uti watinye kamera none ngarutse vuba oya ntago natinye kamera ni wowe ugarutse vuba uje muri Abani aha turi ni muri Abani abantu basohokere ariko ntibabuze no kujya Saint Paul bajya muri Saint Paul hari jaride z'ubukwe hanyuma abagiye bazana hano muri Abani naho nahantu heza cyane vraiment twese turakorana ubundi iki kintu cyo kibura muri industry imikoranire ni sawa cyane abantu bajye bareba Max TV bahite bareba na Jaras Official bave kwa Jaras Official bahite baza kuri Max TV ukayivuga nka super Jaras Official ngo ngwiki Jaras Official wani ja super ngo vuga gute ni Jaras Official da Jaras komeza upambane bigupambana kabisa abantu ba Max TV nziko bari n'abantu ba hafi ba super nziko nawe umuntu ujye ugenderera Max TV kenshi na kenshi yego ahandi bite bona rinda aho amatariki se sha amatariki atari meza byo uragura kantu se ejo ni BD ejo nibwo uzavuka ariko akaje nzagwa ya BD ntago ejo nzafatanya na wa muntu wawe tuguye keke na cyetse nimba ari benshi umpi wanyawe ariko ubwo nzi nimba ari uwo ejo tuza mu gihe tumaranye ore wabona urenze umwe mu gihe tumaranye ore wabona urenze umwe oya yavugisha ukuri ariko uri imfura kwirangingo uragerageza uri mu basore bagerageza uko bashoboye kugira ngo bakomeze nta mpamvu mani ibyana birasasa aba baby uri umuntu ujera ibintu byo kurya abana donc byo gutendeka shayo ahantu utuntu twinshi yatumanaginga kandi neza rwose uwo muntu abakomeye so ubushize twaraganiriye twari turi kuvuga ku nkuru zitandukanye tuza no kureba kuri Bijoux n'umugabo we cyangwa se n'uwo twabonye ubukwe ko bashakanye uko batandukanye izo nkuru twayivuzeho ariko
hari indi nkuru twaganiriye itarajya hanze cyane yanatumye abantu bamwe na bamwe batekereza yuko abanyamakuru batari professional cyangwa se babanenze. Ni inkuru ya Dizo bavuga yuko ni gute ibitangazamakuru, ubwo bavuga ku bantu bagiye bamukoresha ibiganiro, Chita niwe warabanje kumukoresha kuri Chita Magic ndetse no ku Nyarwanda, bati ntabwo muri professional. Gute umuntu wahemutse wakoze ibintu nk'ibi ngibi mutatubwira ukuri, ahubwo mugashuka abanyarwanda n'abandi bantu ngo reka tumuha amafaranga arenga miliyoni 9 z'amanyarwanda, ubwo kubera ko bagiye bayatanga mu mayero, reka tugereranye hagati ya miliyoni 9 n'imisago. Bati ntabwo muri profession abanyamakuru namwe ntabwo mwakabaye mwaradushoye bene kano kageni. Ikibazo cya Dizo ukizute? Ikibazo cya Dizo nkizi nk'ikibazo cyagira ku wundi muntu, ntabwo ari umwihariko. Si umwihariko wa Dizo, ariko nanone n'umwihariko kuko nyine ari wewe cyagezeho ubu. Nabashije kuvugana na Janvier wamugezeho Inyarwanda, wenda Chita yongera ngo bavuganye kuri, ntabwo babonanye, ariko Janvier baribonaniye. So yadusobanuriye, ngira ngo wenda nini ikiganiro twashyize kuri chaîne abantu bashaka kukireba, hari mu kiganiro ndi kumwe na Jean Paul, yadusobanuriye neza ko Dizo tubona kuri ye nyine ni Dizo urwaye. So Dizo kuba arwaye ararwaye. Ibyasohotse nabyo nanjye byarantunguye. Niko kuntu nahavuga, naratunguye, naravuze ni biranshanga. Ariko ku gutera amabuye ku bantu bafashije Dizo, nabo ntabwo twagendana. Ubu se umuntu ugiye mageragere ku cyaha icyo ari cyo cyose bimukuriraho uburenganzira bwo kuvuzwa, ni urugero. Ariko ikibazo ntago ari icyo. Abantu bo bavuga bati uyu nguyu Derek, burya abantu batazi n'amazina yitwa Derek cyangwa se Dizo. Derek Mutamba. Yego. Derek bati yafashe igitsina gore, ntago tuzi nimba ari abakobwa cyangwa abagore, nimba ari umuntu wari wamaze kuba umugore cyangwa se umukobwa babiri, amaze kubafata ku ngufu, ahanishwa igihano cy'imyaka 9 n'amezi make, hashize 5 arafungurwa. Igihugu cy'Ubwongereza gitegeka yuko agomba kwita asubizwa ku gihugu cye cyamubyaye nyuma y'imbabazi yagiriwe, agafunga imyaka 5. Muri uko kushaka kuza mu Rwanda uretse kurengaho Dizo turi kuganira, reka tujye tuganira. Yewe urumva ntacyo ndicyo kuri Dizo cyane, ku buryo njye wenda bavuga mu mwanya ariko tuganire tuwe nk'abanyamakuru dusesengurire kubivugwa. Ubiragira uti baravuga ko Dizo yafunguwe igihe kitageze. Kubera iki? Yarababariwe. Yahawe imbabazi. Ubwo niba yarahawe imbabazi, yahawe imbabazi zino batangira rusange se cyangwa z'umwihariko? Yahawe imbabazi. Urumva sinzi nimba yarahawe imbabazi Prime Minister w'Ubwongereza cyangwa se umwamikazi. Nicyo nibaza. Ariko imbabazi za Dizo ziri umwihariko. Ariko bivugwa ko yahawe imbabazi ibihano bye bitarangiye, ariko akahita asabwa kwita yoherezwa mu gihugu cyamubyaye. Iyo umuntu ababariwe gutyo biri kuri iyo condition, uko usanzwe ubizi, uwo muntu aritegera. Uwo muntu uje mu Rwanda yaza muri Rwandair cyangwa yaza muri British. Uwo muntu kuri iyo condition yaza gutyo bira bupango cyangwa yaza kwipingo. Oya, ntabwo yarayimaze kuba umwere. Ntabwo yari yabaye umwere, ariko yari yababariwe. Ariko turi ku cyakiro cyo kuvuga ngo yahawe igihe. Si cyo kintu abantu bakubaye confused. Bavuga ngo iminsi 90 yavuze kazapfa. Ni igihe yahawe, niko bavuga. Bavuga ko ari igihe yahawe agomba kuba avuye mu Bwongereza ageze mu Rwanda. Niko niyo confusion yabaye. Abandi wenda tukiraho ngabo bati aho kare ko banze komeza. Nyine icyo ndi kukubwira kuri iyo confusion nyine yo ngaho, mu gihe urumva ntabwo dufite dossier. Urerega umuntu uvuga ibyo gufungwa kwe ufite dossier. N'abantu bafunzwe ni benshi, urumva. Ariko udafite dossier y'uwo muntu ubivuga uko ushaka, uko babibariwe. Ntabwo navuga ngo nzi ibyo gufungwa cyane, ariko nzi ko iyo umuntu yafunzwe havugwa byinshi, sibyo? Byinshi pe.
tunagendeye kuri izi ngero z'abastari bamaze iminsi barafunzweho bagize ibyo bizazane ibyagiye bivugwa urabizi kandi wagiye ubona n'izindi speculation so rero icyo turi kureba tugende dushakire ibi bintu tubibonemo tuba abanyamakuru b'abanyamwuga donc twe kuvuga nk'abafana twe kuba nk'abantu bari kwegenstinga dizo ngende kubariza abantu nyine nibyo nikukubwira turi kuganira natwe twe nyine tubanze turebe ko dizo yaje mu Rwanda ibivugwa ngo yaje kuri kondisiyo z'igihugu cy'Ubwongereza iyi igihugu gitanze kondisiyo z'umuntu usubira mu gihugu cye kandi wibuke ko dizo ari no mu Mwongereza afite ubwene gihugu ako kantu rakibuka ntabwo umuntu yajya kwirukanwa mu gihugu ngo ntiba umwake kwambuka urwego igihugu urabizi sirteri nk'ubwa kabiri yego biroroshye kuvuga ngo dizo wenda wakoze amabara ameze gutya ABC you go sibyo ibyo ni ibintu bishoboka ariko dizo ni umuntu wari mu Bwongereza waje bizwi aza muri Rwanda ndetse no muri interview yakoze yavuze ko mu bashimira harimo na leta y'u Rwanda anavuga ko ari donc ubuvugizi itangazamakuru ryakoze hari ibyo ryafashije leta ikamufasha harimo n'iyo tiki ya Rwanda niba Rwanda itaravuze iti Rwanda n'ubundi bimwe mu bintu aba bamwe batanze amafaranga ariko Rwanda iravuga ati rero uyu munyarwanda mu kumufasha kugira ngo agere mu gihugu cyamubyaye tumwemereye ticket ndetse no treatment idasanzwe uko azafatwa mu ndege urumva iyo umuntu arwaye abakeneye umuntu ukomeza kumwitaho umuganga mu ndege areba aho ubuzima bwe bugeze donc nta nubwo bagomba kuba ari muri hamwe n'abandi bantu kubera ko akeneye kwitabwaho bidasanzwe ni bimwe mu byo Rwanda yamuhaye icyo si kimwe Rwanda yari guha umukrimineri itike kandi yababariwe ntagatorotse rega ikibazo nuko aho hantu tutari kuhumvikana yababariwe kuziye mpamvu yababariwe ntago wemera ko yababariwe kuko imyaka ijyano ntago cyari kirangiye nyine icyo nibaza bamwe baravuga ngo yababariwe kubera ko ngo uburwayi bwe ngo butamwemereraga kuba mu bitaro siko bamwe banabivuga abandi bakavuga ko yababariwe donc nkuko bivuga nanjye icyo nibaza yababariwe ku yihe tariki yari yakatiwe nande n'urukiko rwahe donc nyine niba twinjiye mu makuru nituyinjire mu byanyabyo twe kuyavugira kugeza kuri we nk'umunyamakuru se kuri iyo ngingo yo kubabarirwa uyitekereza iki siko mbyumva ntabwo utegereza ko yababariwe ntekereza ko ashobora kuba yaragize kondisiyo z'ubuzima wenda birashoboka yewe simpakana ko ashobora kuba yaragize ibyaha akora yego akanabihanirwa ariko icyo ndi kureba kuko icyateje umwuka mubi ni igiki ni uko abantu barekaramaga bati twamuhaye amafaranga atubeshya sibyo uwo muntu ntarwaye yarababeshye ntarwaye nyine turebe icyo kuko twabanje kudetermina ko itike kwanza ari Rwanda yayitanze niba arwaye ayo mafaranga ageze i Kigali muri iyo minsi 90 yavugaga ni estimation ntabwo ari ibintu bipreshije numvise bamwe mu bakoze ibiganiro bavuga ngo ahubwo ngo yaratinze ngarabura icyumweru kimwe bakavuga bati se ko nk'igitima bakavuga bati se ko yakoze abantu nawe batese ko yakoze ikiganiro kwa Chita amezi 2 arashize avuga ko azapfa mu minsi 90 akoze ikindi ku Nyarwanda amezi 2 arashize nanone ari kuvuga ko azapfa mu minsi 90 niyo yabwiwe nose abeshyi Janvier yamuremye nta kintu bitwaye uhisemo kwifashisha amajwi ye nakoresheje yavuze ko uyu mwana ni umuntu wamubaye hafi ubundi kumukontinga Janvier ko ari we babaye donc ari we bakoranye kigera i Kigali no bari related bavuganye ariyo amukoraho iyo nkuru donc urumva n'umuntu ufite amakuru ye kuva mu mizi niba Janvier yamuremye avuga ngo abadokteri babanje guha
uyu Dizo umwaka nyuma baramubwira bati biri kuri indi etape iminsi 90. Umwana akavuga ati noneho reka njye gusoreza ubuzima bwanjye n'urugendo rw'ubuzima mu Rwambyaye. Si ibintu byumvikana. Ayo mafaranga nubwo wayamuha ugasanga atarwaye ubwo kandi reka nkubwire hari karamutara nayatanze. Oya ariko nanone baramuha warayatanze yego cyangwa hoya. Nge nago ndi kurekarama nsubiza naramufashije sawa. Shimira Imana kubwibi. Ibindi Imana izakongerera ku giti cyawe. Ariko nanone uwayamuhaye agasanga yaramubeshye afite mubeshye iki nicyo ndi kukubaza. Yamubeshye ko atarwaye. Urumva abantu baba bavuga ngo we yavuze ko aje kurangiriza ubuzima bwe mu Rwanda ariko yirukanwa yaratuye. None bahangayishijwe nuko butararangira. None nicyo niwe bahangayikishijwe no kubera babwiye ko aje kurangiza ubuzima bwe akaba kiriwe. Ariko man abantu n'abagome ati watubwiye ko uzapfa kuwa mbere tiye tuganira none ugejeje DJ Dizo ni umu DJ ni nkuko byaba ku wundi muntu yego ariko wa showbiz buriya kubaka industry yacu ukuntu abantu nigeze kubibona afata ku mavuta bivuga ngo abantu basigaye barishyiranyemo ushiduka umuntu yagiye kukurega yagize ute niyo mpamvu nirinze no kumentioninga urabizi bone sinjya meza n'amazina ariko ndi kuyavuga mu mazina yayo ariko ngo basigaye bajyana abantu muri RIB donc ibintu byahindutse mu nyangire n'urwango gusa ariko twubake showbiz yubakiye no kuba umuntu si byose ubumuntu nabwo tubushyire mbere ya entertainment turi abantu si byose uwo Dizo urwaye ibihumbi 9 by'amayero 800 aba bantu bari kumutera amabuye ko babikorera mu kwezi wenda bakanabirenza n'abandi nkabo wenda si byose sinvuze wenda ngo wamuvuze wese arayafite ariko icyo nshaka kuvuga ko ari amafaranga ari ibishira donc n'ubusa kubera iki kuko ikintu turi kurebamo Dizo ararwaye yego cyangwa hoya yego yatsabye amafaranga abantu kubw'uburwayi bwe no kugira ngo asoreze urugendo rw'ubuzima bwe mu Rwamubyaye yego cyangwa hoya yego cyangwa aho ngaho niyo nyene igisubizo cyawe yego sicyo yasabiye abantu bamenye ubusa ari business ari gukora abantu uzi kugeza kuri ubu abantu batwara iki kugeza kuri ubu abantu bagahenge uriya mwana niko kuno nabivuga bamuha gahenge donc nawe yigirira amahoro atekane nyine wenda niba ari no mu minsi ye ya nyuma irangire neza si byose nimba ari mu minsi ya nyuma kuko bino bintu ushobora kubimuvugaho ubyita bito ejo bundi yagira icyo kibazo wenda uri no kuvuga ugishyiramo gutebya uti kuki adapfa kuki atagira ute Imana ibyo wamuvuzeho akaba ibyo bigaruka kandi karuma irakora ubona ko kantu abantu bajye bakitaho njyewe ntago ndi miseke igoroye si ukuvuga ko ibyo nkora ari byiza cyane ngo jarasi ni umugabo utagira inenge oya birashoboka ko nanjye ari amakosa nkora mu mwuga sibyo kandi uyu mwuga nyine iyo ukora urakosa si byose ariko niba wanakosheje igarure ubundi media narabikubwiye ubushize niba umuntu avuzwe mu gitangazamakuru inkuru ntayakire neza bamuha umwanya akisobanura uruvaye iyo atisobanuye media bikagaragara ko yabeshye irivuguruza nyine byo nkubwira nibyo navuze ngo muri ibi bintu byo kubreminga uyu muntu niba ugaruye amaso inyuma ukabona ko rwose donc wari wakabije ongera uvuga kandi kantu uvuga uti wenda mushobora kumwafashe nabi ariko nashaka kuvuga iki wenda byumvwe n'umuntu umwe ariko gufate yumva icyo icyabiguteye hari abantu babisanisha n'urwango hari abantu babisanisha n'ikindi kintu ishyari you understand yenganira na Jean Paul yavuga ati ni ishyari n'urwango yarakaye cyane ndavuze Dizo hari undi mwiyariko ati oya ariko biriya bintu ntibibaho ushinyagura nibi mu mateka yawe Pizo ibintu byose uzabikora ariko ntuzashinyagure
ntuzashinyagure ntuzanime umuntu uri mu bibazo abantu bareke gushinyagura oya ntukanime umuntu ari mu bibazo bani uvuga gute ngo hahiye isi ni gatebe gatoki bro ejo birazamba nabi cyane noneho muri no showbiz iyo mu Rwanda bazima mu mwaka mezi kora imyaka 10 kazima mu mezi 6 baba bakubuze aferi birangiye onye umusaza atagarutse muri interview simuvuze niko mfite agafanta ndajya njya kuvuga ibikomeye nsomeho urumva havuzwe byinshi rero nagira ngo dufatanye dusobanura abantu bave oya ariko uretse no kuvuga mu rujijo natwe ntabwo turi umwihariko nta kindi kintu uretse gukora observation nta yindi ntuza nta bindi bintu biduhuza na Dizo byihariye ngo tube turi kumuvugira cyangwa wenda turi no kumuvugaho kuko wenda hari andi makuru dufite oya tuvuge tugendeye ku byo tubona bro hari abantu benshi hari n'abafashijwe ari bazima hari abagiye basabira inkunga abantu bakayarya bikamenyekana ariko mukaryumaho none mugiye gutera amabuye umuntu bimereye kuri ako mana yanjye uvandisa amakosa nta mutima wa mugani reka dusoreze kuri iki ngiki rero ubushize Bulldog yarambwiye turi mu gitaramo cya Bruce Melody cy'imyaka 10 iyo interview iriho nabanza se nk'iki gitaramo cya Melody donc urakibona mu yeshusho ahita ambwira ati Bruce Melody nyine ni umusaza ati kubona ashobora kuresista muri iyi si yakagambane y'ubugome y'ishyari ewa yavuze industry mbona n'umwana akaresista ati imyaka 10 ati bakugira ishyamba kandi Melody urabizi nawe yarabivuze bibuka ibyo yavuze by'ukuntu yagiye ahanganana byonyine itangazamakuru kuba rihise rikubwira riti have ntusa neza ibyo urimo nta kintu bizamara ejo ushatse wahituvamo ariko ko ntawe wabazanye muragira ubwoba bw'iki mukuri reka dusoreze kuri iki ngiki rero nyuma y'ibyavuzwe kuri Bijoux na Lionel urabagaruye koko oya nakandi dusoreza uziko Lionel yanyandikiye kimwe mu biganiro byagize comment nyinshi cyane muri no minsi yavuba ngaha ni ikiganiro wavuze kuri bino bintu bya Lionel warugize utera kwandikiye yakwandikiye ngo iki yanyandikiye ambwira ko ikiganiro yakibonye ati iki kiganiro nakibonye ibyo gusa se nta muntu ushobora kwandikira undi ibyo bintu byonyine ngo ikiganiro nakibonye tu muso narenza hiki anyway yaranyandikiye urumva the personal conversation ntabwo nayisubiramo yose ariko yaranyandikiye nyine nawe ariko nta kindi kintu yarengejeho kijyanye no kuba avuga ati wenda amakuru niyo cyangwa siyo nabonye hari abantu bantutse cyane uri nitwe tubyimenyera hari abagiye bambwira wowe n'ubundi ni umunyamatiku nari urumva ariko abantu batandukanye show business n'amatiku yego Bijoux nta rwango mufitiye Lionel nta rwango mufitiye ariko n'abastar si byamamare yego kimwe nuko undi muntu nkuko tuvuga inkuru y'umuntu wapfuye nkuko tuvuga inkuru y'umuntu wakoze ubukwe apfa kuba ari icyamamare ntabwo nahaguruka ngo ngende mvuga inkuru y'umuntu keretse nyine ifite ikintu imariye abantu so Bijoux yakoreze ubukwe bujya ku mbuga nkoranyambaga abantu barishima asiba amafoto sibyo nyuma yo gusiba amafoto Lionel nawe abigenza uko bitera confusion tubyibazaho urabizi tuganira bikiraho ngaho nkuko nabivuze mu kiganiro nakoze abantu bamwe barebye ikiganiro bamwe bari hafi yabo bagenda baguha utuntu nyine tw'uducece tw'utwici ugakusanya ukabyara amakuru niko kuntu dukora amakuru utwo tuntu wakusanyije rero nyuma yuko ngiye nawe nituriya navuze waravuze ngo kandi naranavuze nti na Lionel tuvugana nawe mubwira oya reka kumbwira ngo nituriye kuko hari umuntu ushobora kuba uri kureba ikiganiro none ataratubonye umva icyo kubwira nagira tutubwira abantu nyine ibyo ni kubwira kugira ngo abantu naravuze nti ni ibivugwa ibihereye ibyo ngibyo ibyo bivugwa nyine reka turi kuganira havugwa ibihe muhite mwambuka abagereje mwambuke mujye kurya anyway nyine biravugwa ko Bijoux na Lionel batandukanye urumva
noneho ibivugwa inkuru nuko Lionel na Bijoux batandukanye ibivugwa ni ibishamikiye kuri iyo nkuru icyabiteye ikiro nicyo nkeneye kubera ko nagiye mbona muri comment abantu bavuga muri abanyamatiku muri gusebya Bijoux izo rase wazireka harimo nk'imwe wenda narekuye yo kugira ngo tumenye ko ishyamba atari ryeru ubone ko ryo uzize ntabwo zari nyinshi comment zigeze nko mu 10 gusa 10 kabisa z'abantu nyine kuki utahaye abantu bwisanzure oya none se umuntu yaza kugukubitira iwawe ariko no bwisanzure yaza kwagutukira ngo no bwisanzure umuntu erega kwisanga ntabwo gusandaguza ibyo usanze baguhaye amakuru niba utayemera kuri comment mbanigana inkari kabisa kandi nawe utabikora abantu babaturi bawe ntabwo ubakayaringaho abantu baraza akagutuka ikintu mani kirenze nje ira kira kiganiro Jean Paul yakoze ariko ukomoza kuri ino issue ya Derek abantu batugaga ibitutsi Philipita biri strong nkavuga no way ubwo se baba bazi ubuzima tuziranyemo bundi kuburyo waza ukita umuntu mani ikintu aba bantu rero abo ngabo bagiye bavugiza ko abafana babaheza nguni babandi badututse kuri cya kiganiro cy'ubushize cya Saint Paul ni Burundi arabamanga barambwira ati bya bintu bya bakwita ibintu bibi ngewe ndi open wantuka en fait hari biba biri byinjiye aho usoma ukumva karagutushije buriya ushobora gusanga ari n'abantu benshi badakora ibiganiro kuri YouTube kubera comment zihaba kwikomplika kuri comment so tugomba kubereka ko icyo kintu ari kibi tugomba ari abafana tugomba kubereka ububi bwo kwandika comment mbi akayandika ariko kandi bafite n'uburenganzira andika comment mbi ariko ikritika ifite ahantu bikora abantu bari kukumva neza gutyo ubwo ni cameraman watubwira andika comment ifite ikintu iri kubaka uzuvuga uti jarasi iyi nkuru uvuze siyo bimeze uko ariko nuzo ukavuga uti ikintu cyose navuga rega hano cyasona nabi kuko comment zabo urazizi ngaho rero twibwire ntibarabikwita yamazena winterasi papa wanjye izaso so ukurikije rero inkuru nivuga yuko Lionel na Aline batandukanye akahita hakurikira noneho ibyo abantu bagenda bivugira bya bindi ba nyir'ubwite ya makuru umuntu aba adafite gihamya ariko yavuzwe n'abantu babo ba hafi cyangwa se n'abandi bashuti babo ibyo rero nibyo navuze nkimara kubona izo comment nuko byagenda kose ni ibiki kugira ngo tubiganirize n'abantu ba Max TV oya ntabikaze urumva si ngombwa ngo bibe bikaze bipfa kuba bihari nta bintu bikomeye cyane gutandukana reka tubanze tunakavuga aka kantu gutandukana wenda ku musitari ni inkuru ariko ni ibisanzwe Putin yatandukanye n'umugore Bill Gates famiye yarasepaye Bijoux yarasepaye Jennifer we noze mbona no muri comment bavuga ati nguyu n'abamubwiye Tarine rwose ni Jennifer Lopez wacu ntibamureke rwose yimvira uburyohe bw'abagabo Jennifer yigeze kuvuga ati narazumvishe zose ariko umuburaka ni wane Jennifer ni mu so rero icyo ndi gushaka kuvuga ni ukuvuga ngo nta gikuba cyacitse kimwe mu bintu twagizeho duti na Bijoux yabajijweho inshuro irenze imwe ni icyitwa mariage civile mariage civile akenshi niyo donc niyemewe n'amategeko nyine ni ukuvuga ngo itabaye biroroshye ninde wanze mariage civile hagati ya Bijoux na Lionel wayanze wowe ibivugwa reka tuvuge ngo ibivugwa simuzi ariko byari byose bivugwa ko ari Bijoux ntiwamenya niba ari nabyo ushobora gusanga bari no kuzasezerana mu Bubiligi ariko sinzi ko bari kuzasezerana gusezerana se byari kuba avantage ahubwo kujyana mu Bubiligi yego kuko nibwo yari kumujyana nk'umugore we byemewe so rero nibyo byose urumva niba bivugwa ko nta civile yabaye reka tugendera akantu ko kandi icyo ni ikimenyetso kimwe kigaragaza ko abo bantu ikitwa karamata muri bo wenda batakikonfirimye muri bo kandi
uretse ko ari experience ikiri hasi hano muri Afrika no mu Rwanda ibyo haraho biba nibyo nabyo vuga ntibibereye abazungu mbere bareseyana bati dutesting imyaka 2 ariko nanone kweseyana ntago hazamo imisango y'ubukwe gusaba no gukwa kweseyana burya cohabitation ibi ngibi abazungu bita cohabitation donc umuntu akagenda akabana n'undi bamara n'umwaka babona bazashobokana bakaba basezerana ntabwo habajemo gusaba no gukwa ibi byajemo gusaba no gukwa subwo haracyarimo kweseyana gukinisha ababyeyi abasaza imisango ni ikibazo kandi gikomeye ni atari nk'agabuke bwayiva muzika na marina ahubwo n'ubundi ntimasambo bashyingira abantu ntibari mbonye yanyica yampitana ariko icyo ndi kuvuga ngo rikiri gukomeza ibya bishoboka Bijoux yaramaze sintuze nk'eshatu si nk'inshuro eshatu twumva ibintu by'impeta yaragerageje ku eshatu yaragerageje kugira abane n'umugabo rwose we nyine nk'eshatu ebyiri hari wa wundi w'umureyo hari yindi yajya bavuga ngo yarayiyambitse hari na yindi bavuze ngo muri cinema donc havuze utuntu hari ya wa wundi wari wambaye ishati itukura suwoze w'umureyo w'umureyo hakaza niyo hajemo hagati ngo nayiyambitse oya nayiyambitse niyo ya nyuma mbere ya Lionel mbere ya Lionel oya hari undi wajemo donc simbiza ariko byavugwaga niko byavugwaga izo stage zose Bijoux ashobora kuba yarazinyuzemo akavuga ati none nta wundi muniga uzongera kunkinira hatagiye guhita akora ubukwe bigahita biba wenda simbizi ariko ubukwe bumaze amezi 5 bugazamo ibi bintu nabwo wabwubatse hahandi Jay Polly yavuze nyakwigendera za Gisenyi hariya oya si ku mucanga se w'abantu ngo bumva ingo zindi zubatse hakomeye ariko izindi ariko urwo ruba rwubatse ku Musenyi ku Gisenyi urumva ikindi kintu nakomojeho nkavuga uruba twubakiraga ku bimenyetso ikiganiro Bijoux yakoze le 30 mars kuri the choice sojyonye nacyubakiyeho ndavuga abantu baramubajije cyane ibyo gutwita ko yari afite impinduka yari yarahindutse babyibuka muri the choice award hano muri no mo epfo muri bamenya ikinaga yambaye ibyabo bintu binini cyane mu gusubiza aravuga ati ntuwe nambara ibintu binini ariko abonaga ko ari impinduka ariko ubu ngubu nibo bavuga bati umuntu Lionel yasubije avuga ko adatwite siko yasubije aho washyiramo point d'interrogation so washyiramo akabazo yego ubwo kavuga iki akabazo kavuga iki wasigara wibaza nyine uko byagenze niba abantu baribazaga ko atwite umugabo akavuga ko adatwite ikindi kuki Lionel yarahakanye yego anaririmba rine pe wacita ariko ntigeze anavuga ko ibyo gutandukana ari ibinyoma ko ari ibihuha sibyo ikindi niba amakuru avuga ko urumva Bijoux atakiri kumwe nawe nyine yamuhaye urufunguzo rw'inzu undi urufunguzo undi ntibivuga ko Bijoux yasubije urufunguzo rw'inzu nyine yari Lionel yamukodeshereje ibyo byose ni ibivugwa men sibyo kandi ba nyir'ubwite barahari bafite imbuga nkoranyambaga bafite ama platform abakira uko bayifuje sibyo bakaba barashisemo kuryumaho wowe nta runtu ubonamo ese wowe Bijoux iyo turi kuganira bizi tuba tuganira ujye wihangana nkubaze sibyo nubwo uba wamostinze wowe ibyo bintu nta ofet wenda ntabyuzi ariko nta nibyo wumvise atari nge nawe turi kubiganira byo kuba batandukanye ni ibintu bimaze igihe hanze hano abantu bose bagenda si bose abenshi wajaras official wapi abantu bagenda nuko wenda ikintu cyo muri industry bya bintu yampaye ibiganiro yagize ute sinabivuga
ariko nanone hari n'umuntu uba ufite umurongo utari wo gukora amakuru. Reka buriya hari ibiganiro n'amakuru nuko abantu baba batabyumva. Hari igihe bavuga ngo ikiganiro no ni amakuru. Amakuru rero banabyakire muri bo babyumve, tugomba kuyabaha uko twayahawe. Noneho ba nyir'ubwite bagatanga verisiyo, si byose bakavuga bati twumvise ko twatandukanye nyamara turi kumwe, ngiki ni kibigaragaza. Twumvise ko twatandukanye, nibyo koko twaratandukanye kubera ABC, si byose kuko inkuru za show business n'izindi nkuru kandi nazo zigomba kuvugwa. Ntabwo tugomba kuguma mu mujyi umwe tuvuge ngo uricaza umuntu akubwire ngo barankubise ngo oya. None se official hari amakuru avuga yuko Aline cyangwa se Bijoux yabagiye kongera kurongorwa n'umuntu wo mu gihugu kimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Aravugwa muri Amerika, kimwe mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi. Ubwo ni hanini ni hanini kuko nibyo mu Burayi bihita bizamo. Ofete nigeze numvise bya Suwede ahantu hamwe bikengereraho ndikomereza, numva ibya Gisenyi ahandi hantu, gusa ibyo kuba agiye kurongorwa nanjye narabyumvise pe. Neza hari itegeko rimubuza rivuge kurongorwa n'undi muntu ko atari umugore w'undi mugabo se. Ese nkuru wowe wiyumvise wakiriwe ko agiye kurongorwa n'undi muntu? Nta murongori apfa kuba yishimye. Ko Bijoux ni sawa abantu, apfa kuba yishimye. Bijoux ni sawa cyane. Jewe reka nkubwire na Bijoux n'ubu ngubu niba bakurikiye ikiganiro abimenye, simuvugaho ndi mu bamurwaye, sindi no muvugaho wenda ndi mu bamushyigikiye. Icya mbere ni uko wowe wumva wishimye, urumva. People judge as long as ugendeye ku bantu, nta n'ikintu wazakora. Hari umuntu avuga hose Pizo kuki yaguze imodoka ataguze inzu, nose baza ute niba uyifite. Do you know that? Urabizi? Ese uranabizi ko inzu nyikeneye nimba mfite iyo mu rugo bampayise nguri ndi cyangwa se nimba narayiguze kera ntarazi Kigali. People judge. Pizo waramubonye asigaye yiyemera, yaguze ati buri mu kwezi agura inkweto. Nakazi ke bro, nakazi ke kabisa. Sibyo? Niba wowe ukorera amafaranga yawe ukayajyana mu biryogo, hari uyakorera akayajyana mu gisimenti kandi n'uburenganzira bwe. Nimba uyaryoherwamo wagiye ku gisimenti ndajya ku Gisenyi, hari n'ujya mu migina, bose gahunda ni ukuryoherwa agajya kwigurira umubiri. Ntago ibishimisha abantu ari bimwe. Ntago bari bimwe. Niko ubuzima bumeze. Nimba ngewe ndyoherwa ndi hano, undi ashobora kuryoherwa ari muri abane. Tugane ku musozo rero, dusoreze ku kirero. Yes, twasoreza ku kise. Showbiz irakonje nowadays kubera ka kantu natangiriyeho ko kuregana. Mu nyangire yabaye nyinshi cyane, abantu barapfike. Ariko ubu systeme ni nzakurega, systeme ni muri gereza, systeme ni RIB. Donc babigize ibintu by'amategeko cyane. Urumva icyo ni kuvuga? Nibareke showbiz ibe free. Nta nkuru ujya wumva ku basitari nyuma bakazihakana batari abanyarwanda. Yego nase umva babigize intambara ngo ubwo umunyamakuru bivuze ngo nzamurega. Oya, yewe karakantu karantunguye. Nukuri ko Imana imwe mwakoze comment suko nanga yago byihariye agufata mu mavuta yakavuze karantungura. Yago yareze jihad. Ndavuga okay, ubwo wenda nanjye wenda harabandeze cyangwa wenda hari n'ubitekereza, ariko si wo mwanzuro. Sinayo ide nziza kuregana, kubabazanya. Ntago ari ide nziza. Industry ukuntu yubatse, niba saga ya Miss Rwanda ije, sibyo?
umuntu wese ufite ahuriye na Miss biroroshye cyane kuba involve. Niba haje saga ya guma abantu bari fite aho bahuriye na guma birazamo. Niba ari ikibazo cyabaye kuri Jaras official ugomba kwegera Keve akaguha ubwino, kwegera Jaras akaguha ubwino, nabo bantu baho sibyo. Abantu bemera ibintu bige kwemera kwakira kuvugwa. Hari ikintu kitarava mu basani cyo kuba umuntu usanzwe kandi uri n'umusitari. Urumva ugasanga umuntu ashaka kuba nanone umuntu usanzwe kandi arashaka no kuba n'umusitari, nanone ashaka kuba ari umusitari. Urumva biragoye cyane. So nibyo ngibyo rero, reka tumushimire cyane. Ndagushimiye cyane byara Bijoux. Wakoze kunsura. Gusa hano ni wanjye. Wakoze kuza aha. Ndagushimiye nawe rwose. Ariko twirinde gusebanya natwe abanyamakuru. Abantu bakora ibintu mu nyungu zabo batitaye ku mazina y'abandi, kandi izina riravuna. Izina riravuna sana. Yego nibyo ngibyo rero, reka tumushimire cyane. Nizere ko mwanyuzwe kandi mwaryohewe n'ikiganiro. Of course kasi episode, that's my name Mugabo.